nanjye ngusuhuza mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo, urukundo rw'Imana ruze kubana nawe, amahoro n'imigisha by'Uwiteka bikomeho iminsi yose. Hano ni kuri Humura Program TV, umugisha w'Imana ukurinde kandi ukugote ukuzenguruke. Buri gihe dukunda kuzana inkuru cyangwa se tukareba ibyabaye, ariko cyane cyane twibanda ku ivugabutumwa no ku muryango. Imana rero iguha umugisha. Iyi nkuru kandi igaruka ireba ku bintu bibiri, ivugabutumwa ikareba no ku muryango. Ni inkuru imaze iminsi isakara, yabaye sagasaga, ivuga kuri umwana Ishimwe Vestine. Ishimwe Vestine ni umwe wakoze ubukwe, akora ubukwe n'uriya muhungu witwa Idirisa. Abantu batanya kuvuga ngo uriya mukobwa ngo n'umwana, abandi ngo arakuze, abandi ngo aratwite, ariko aha sinshaka kuvuga ko umwana ari muto cyangwa se umugabo ari mukuru kubera impamvu ni iyihe. Impamvu ni uko uwamushingiye ari we mama we azi neza ko umwana we akuze. Icya kabiri, uwashingiwe nawe azi neza ko akuze. Icya gatatu, irangamimerere afite rimwemerera ko yashyingirwa. Aho ngaho rwose nta bintu byinshi tubuze kuvuga aha ku bijyanye n'imyaka, kuko ku bijyanye n'uko umuntu akuze cyangwa se undi. Icya kabiri kiri kuvugwa ni ukuvuga ko atwite nabyo byabaye sagasaga, ariko kandi ahangaha ndashaka kuramo ikintu kimwe gikomeye kijyanye n'umuryango hagati n'ivugabutumwa. Icyo nshaka kuvuga ni iki: uyu mwana reka maze mushimire. Abandi bantu ngo yakoze ibintu ngo bucece, ngo mwibanga, ariko ubundi ubukwe wabubwira ndi? Ubukwe ububwira ndi? Ubukwe ninde ubibwira? Cyane cyane arimo gufata irembo, basabye irembo, bakora n'urukiko. Ahangaha ninde wajya kubwira? Ahangaha ni ngombwa gutangaza ibintu byawe byose, bamwe bakina amaplanka n'ibiki byose. Hano nakuyemo ikintu kimwe kuri uyu mwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa nasanze ari umukristo. Impamvu ni iyihe? Nuko ibintu bye yabigize ibanga. Ahangaha rero harimo ijambo rimwe rikwiye kuvuga ngo abasitari bose bo mu Rwanda, abasitari bose bo ku isi bakwiye kwigira kuri uyu mwana Vestina. Kubera iki? Vestina aba icyitegererezo cyo gufata ibintu byose ukabigira ibanga. Si ngombwa, ariko hano dufite abakobwa tukagira n'abahungu, mu gitondo baraca, mu gitondo bataranakundana, urukundo rutaraba urukundo, ugasanga ibintu byose babishyize kuri social media, batangiye kubyamamaza, batangiye kubisakaza, mu kanya bikaba biranapfuye, bikaba bitaranaba, ugasanga ibintu byose byapfuye. Ariko uyu mwana reka mbanze nshime ko abaye irembo ry'abasitari. Ahubwo reka arimo kubwira ngo abasitari mwese nimunyigireho, turebye ubusitari uyu mwana w'umukobwa afite. Niba akora indirimbo ikaba yarebwa na miliyoni 6, ikaba yarebwa na miliyoni 4, bishatse kuvuga ngo mu bantu bo mu Rwanda barimo b'abasitari ari mu ba mbere, kuko arakunzwe, ni umuntu urebwa, ni umuntu ukurikiranwa. Hanyuma ibintu bye yabigize ibanga, abishyira mu muryango. Ubundi ubukwe n'ubwiki? Ubukwe n'ubw'umuryango, itorero riza nyuma, abandi rubanda rwa giseseka n'inshuti ziza nyuma, ariko ubukwe first n'ubw'umuryango. Aha rero cyo kuvuga ngo aratwite, cyo kuvuga ngo ntiyashize ngo ubukwe bwe ngo hagaragara, ngo yabigize ibanga. Ubundi ubukwe ni ibanga, ahubwo ubukwe abantu baratumirwa. Ubundi umuntu utatumiye ni gute ashaka kuvuga ko ibintu byawe wabigize ibanga? Ubundi ubukwe ni uko utumira abantu, hanyuma utumira ndi? Umuntu uha invitation ni umuntu w'inshuti yawe, ni umuntu wawe, niwe uha invitation. Invitation uyiha umuntu wawe, invitation uyiha inshuti yawe, invitation uyiha umuntu wo mu muryango, invitation uyiha umuntu uzagutwerera, invitation uyiha umuntu watwerereye, invitation cyangwa se gutumira ubukwe cyangwa se gutanga amakuru uyaha abantu bawe b'inshuti zawe. Icya mbere, umuryango wari ubizi, umuryango w'umukobwa wari ubizi, umuryango wa Vestina, umuryango wa Idirisa wari ubizi, inshuti za Vestina zari zibizi, barumuna be bari babizi. Hanyuma ni gute abantu bajya kuvuga ngo yakoze ngo ibintu mwibanga? None si ni ngombwa gushyira ibintu byose ku karubanda? Ni ngombwa? Reka mbabwire, niyo mpamvu uzasanga ingo zo muri iyi minsi zirimo gusenyuka,
nuko ibintu byose birangira kuri social media, abantu bose bakabishyira ku karubanda, ariko ibintu ubuzima bw'umuntu ni prive. Niyo mpamvu uyu mwana w'umukobwa mushimiye, uyu mwana w'umukobwa ni umukristo, uyu mwana w'umukobwa azubaka urugo rwiza, uyu mwana w'umukobwa azaba umukire, kubera ko yafashe ibintu bye akabishyira ahantu bigomba kujya. Yafashe ibintu bye abishyira mu mucyo. Ubundi umucyo ni iki? Ni uko ibanga ribaho. Hanyuma ibintu byose bitabayeho ibanga, ibintu byose bitabayeho mu buryo bukomeye, byose birapfa. Icyo gihe uba ubaye umuntu wabiri hanze. Ariko kandi reka dushimire uyu mwana w'umukobwa ko abaye irembo ry'abasitari. Abasitari bose ntibigire kuri Vestina, abantu bose b'ibyamamare ntibigire kuri Vestina, abakoraga amaplanka bose bamwigireho, abazaga kubeshya kuri social media bose bamwigireho. Reka tuvuge ngo akwiye kuba irembo ry'uko abantu bose bakwiye kujya biga gutya, abantu bose bakigira kuri uyu mwana w'umukobwa, abantu bose bakigira kuri uyu, nakiri umwana w'umukobwa, kuri uyu mugore yamaze kuba umugore, kuko yasinye ko agiye kubana Edrisa, bakazabana Karamata. Hasigaye kwa pasiteri, hasigaye kubahesha umugisha. Bamwe ngo aratwite, si uwa mbere waba utwite, si n'uwa kabiri, usibye ko na n'uwamupimye, ahubwo byose ni bya bihuha. Rimwe na rimwe nkunda kubyita ibihuha, cyangwa se abantu bagabikora bashaka gucuruza no kugira ngo bose bamamarire ku muntu. Reka rero nsoze mvuga ngo wowe utarakora subscribe uyikore, kandi ukore like, ukore share. Niba iki kiganiro cyaba cyakunezeza, ese wowe ubivugaho iki? Reka nsoze nkubaza ngo wowe ubivugaho iki? Byari bikwiye ko ibintu byose bishyira muri social media? Byari bikwiriye ko ibintu byose bijya ku karubanda? Cyangwa byari bikwiriye ko abantu bose bakora nk'uyu mugore bagafata ibintu byose bakabigira ubwiru, ubuzima bw'umuntu bukaba prive, butabaye kujya ahantu hose? Kuko ubuzima bw'umuntu bwakabaye buri prive. Nicyo kintu cya mbere gikomeye, nicyo kintu cya mbere cyiza, nicyo kintu cya mbere cyo guhesha ubwawe, kwesha agaciro n'Imana ukayihesha agaciro. Kuko ibintu byawe utabigize ibanga, icya mbere Imana ntuyihesha agaciro, nawe ubwawe ntabwo uba wihesheje agaciro. Imana rero iguha umugisha, kandi arega abantu ntibanamunoza. Iyo ubivuze n'ubundi baravata ibintu byose yabishyize ku karubanda bitaraba. Nanone waceceka ukavata ibintu byose, aha dore yaracecetse. Reka mbabwire, nawe uneza rubanda. Impamvu ni iyi: iyo uri muremure bakwita amagambo ati dore aresha n'uruhaburuzo, amanura imvura. Waba mugufi bakakwita rya jambo rivuga ngo ni igikuri. Rwose munyihangane ndikoreshe kuba iryo jambo, reka ndikoreshe. Wabyibuha cyane ati dore atangana n'ikigurubi. Wananuka kandi nabwo bakabata uriya yarwaye nkongwa n'inzara. So rero muri make nawe uneza rubanda, ahubwo umuntu wese reka abanze yinezeze ku rwe ruhande. Ikintu kinejeje umutima wawe nicyo cyonyine ubundi gikwiye kuba ari cyo kintu cya mbere gikwiye kuba kinezeza umuntu. Ikintu cyose kinezeza umutima w'umuntu ni igiki rero? Ni wowe ubwawe wa mbere ukwiye kunezerwa, n'umuryango wawe, n'inshuti za bugufi n'abavandimwe bawe. Naho abandi bose ni amagambo, kuko nawe uneza rubanda. Imana iguhe umugisha, ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana aze kubana namwe, kandi umugisha w'Imana uze kubagota. Vestina, gira urugo ruhire. Reka nkubwire ngo congratulation. Imana ikomeze igukuze kandi ikomeze iguhe. Ngusabiye umugisha w'iburyo n'uw'ibumoso, ngusabiye umugisha w'amajyepfo n'amajyaruguru, ngusabiye umugisha w'iburasirazuba n'iburengerazuba, ngusabiye umugisha w'amajyepfo gukumera yepfo y'isi n'iya ruguru, ngusabiye umugisha w'uburengerazuba bw'isi n'iburasirazuba bwaryo, ngusabiye umugisha wo mu isi hagati. Ndakwifuriza kuzubaka urugo no kubyara abahungu n'abakobwa. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.